ibyanditswe byera nibyo bitwegereza Yesu Kristo. Ibyanditswe byera birimo ubwenge butuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Yesu Kristo. Iyo tubisomye tusobanukirwa Yesu Kristo icyo ari cyo, tugasobanukirwa umurimo yaje gukora, tugasobanukirwa n'akamaro k'uwo murimo. Zirikana aya magambo. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, igice cya 3 umurongo wa 16, aravuga ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka. Amen. Haleluya. Tugiye kurebera hamwe ibyanditswe byera, akamaro kabyo. Aya magambo Pawulo yarimo ayandikira Timoteyo amushishikariza gukomeza kugira ishyaka ryo gusoma ibyanditswe byera. Kuri 15 yari yamubwiye ngo kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera bibasha kukumenyesha ubwenge bwo kukuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Yesu Kristo. Haleluya. Arangije rero amubwira akamaro k'ibyo byanditswe byera yakundaga gusoma uhereye mu buto. Ibi byanditswe byera Pawulo yarimo abwira Timoteyo nibyo mu isezerano rya kera kugeza iki gihe yamwandikiraga ibyari ibyanditswe byera, ibyari bizwi nk'ibyanditswe byera, si inzandiko za Pawulo. Nta nubwo ari ubutumwa bwiza, kuko binashoboka ariko bwanditswe nyuma y'uko amwandikiye urwandiko. Ibyo Pawulo yarimo abwira Timoteyo byari biriya byo mu isezerano rya kera. Impamvu mbivuze ni iyi: nuko muri kino gihe hari abantu b'abapfapfa bameze nka za nkuge zimenetse nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira, basigaye bagenda babwira abantu ngo ibyo mu isezerano rya kera ngo byavuyeho, ngo nta mumaro bigifite. Ariko hano Pawulo yarimo amushishikariza, aramubwira ati nyabuna, bya bindi wakundaga gusoma, bya bindi wakundaga gusoma ukiri muto, byakuzaniraga ubwenge, haleluya, kugira ngo umenye ugire kwizera kukwegereza Yesu Kristo ari we muhesha w'agakiza. Haleluya. Ibyanditswe byera nibyo bitwegereza Yesu Kristo. Ibyanditswe byera birimo ubwenge butuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Yesu Kristo. Iyo tubisomye tusobanukirwa Yesu Kristo icyo ari cyo, tugasobanukirwa umurimo yaje gukora, tugasobanukirwa n'akamaro k'uwo murimo. Impamvu hari abantu bamwe bizeye Yesu Kristo nk'uwo Abayahudi n'ubu ngubu bagitegereje, nuko batasomye ibyanditswe byera neza ngo babisobanukirwe. Abantu bizeye Yesu Kristo nk'uwo Abayahudi bategereje uzaza kubakiza ingoma y'Abaroma, uzaza kubabatura, uzaza kubagira ibihangange, uzaza kubagobotora mu maboko y'abanyamahanga, niwe bari bategereje. Hanyuma aza ari umuntu uciye bugufi, udafite n'inkota, udafite n'ingabo, udashobora kubakiza amaboko y'Abaroma bari babakoronije, bituma batamwizera. Uyu Yesu Kristo abantu bizeye utari we, impamvu bamwizeye atari we nuko batasomye mu byanditswe ngo basobanukirwe neza uyu mwami ni mwami bwoko ki. Ntabwo ari umwami w'imitsima, ntabwo ari umwami wo kutuzanira amaviza, ntabwo umwana yatuvukiye nk'uko Yesaya yabivuze ngo tubone amazu, kuko yanavukiye hehe? Yavukiye mu kiraro. Ariko twahawe umwana w'umuhungu kugira ngo abari mu mwijima, abari mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu bamurikirwe, bave mu byaha, bakizwe, bahindukirire Imana. Yaje kutuzanira agakiza, ntabwo yaje kutuzanira ubutunzi, ntabwo yaje kutuzanira ibyo muri ino si. Ibi bintu byo muri ino si urakora ukabibona, ariko Yesu Kristo yaje kutuzanira agakiza ngo adukure mu bubata, atubature, adukure mu ngoyi zari zituboshye, adukure mu gicucu cy'urupfu twari twicaye. Ibi ngibi uzabimenya, uzasobanukirwa umumaro wa Yesu Kristo cyangwa se icyamuzanye, icyo yaraje gukora, ari uko wasomye ibyanditswe byera. Niyo mpamvu Pawulo yandikiye Timoteyo aramubwira ati ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu, bikagufungura mu mutwe, ukamenya ugasobanukirwa iby'inzira urimo. Haleluya. No kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya. Dore umurimo wa Yesu Kristo nuko twigisha, niyo mpamvu bamwitaga mwigisha, yari yaraje kwigisha abantu. Ikindi cyari cyaramuzanye
ni ukwemeza abantu ibyaha byabo. Yamara kwemeza ibyaha byabo akagira gutaka beza bezesheje amaraso yiwe. Ibi ntuzabimenya utasomye ibyanditswe byera. Ijambo ry'Imana ryarambwiye hano muri Yohana 17:17 ngo ubereshe ukuri, ngo ijambo ryawe niryo kuri. Ibyanditswe byera nibyo biri mu kuri. Haleluya. Kandi niko kubasha kutweza. Hanyuma nanone ijambo ry'Imana rirambwira muri Yohana 8:32 abariho nsoreza ngo namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura. Impamvu abantu bari mu bubata nuko bataye ibyanditswe byera. Ntabwo abantu bakita ku byanditswe byera, ntabwo abantu bakita ku ijambo ry'Imana. Dufite abakristo b'abaririmbyi, abakristo banezerwa, bishima, buzuzwa, bafashwa ari uko gusa hageze gute abantu baririmbye n'amajwi meza n'ibyuma biringaniye neza, babyinstaye neza, badashobora gufashwa n'ijambo ry'Imana. Hari abo ijambo ry'Imana rijyamo bakarambirwa, kandi umwigisha bamaye iminota 45 cyangwa se isaha imwe. Ariko indirimbo igisirimba, abantu bagasirimba amasaha n'amasaha, bakaririmba amasaha n'amasaha, ariko umwigisha bahaye isaha imwe cyangwa se iminota 30 cyangwa 45 ugasanga abantu barimo gusinzira. Ni ukubera iki? Ni ukubera yuko batasomye ibyanditswe byera ngo babaturwe, baracyari mu bubata. Haleluya. Burya mujya mukunda kumva publicité kamwe kanyura kuri Radio Rwanda ngo ikintu cya mbere ni amakuru. Umukristo utagira amakuru, ushatse wamwita umupagani, ushatse wamwita nyamugirya nino. Umukristo udafite amakuru y'ijuru, kandi aya makuru nta handi tuyakura mu ijambo ry'Imana, tuyakura mu byanditswe byera byahumetswe n'Imana, niho dukura aya makuru. Haleluya. Amakuru y'ijuru ntabwo aca kuri radio, amakuru y'ijuru ntabwo aca kuri BTN, kuri televiziyo. Amakuru y'ijuru tuyakura mu byanditswe byera. Iyo usomye, iyo ufashe umwanya ugasoma, ugahe byanditswe byera umwanya, ukagira gute ukabisoma, ugasoma Biblia, ugatega ijambo ry'Imana amatwi, unasoma Biblia kugira ngo wumve ibyo bakubwira niba bihuye n'ijambo ry'Imana. Nta makuru ugira, uba uriho nta information ufite, uba uri nyamugirya nino, urimo kujya uri umugenzi ujya mu ijuru, ujya muri rwa rurembo, ariko nta rwandiko ufite. Nugera ku marembo nta kindi kintu bazakubaza urwandiko. Ese ufite urwandiko rw'inzira? Wagendaga se uyobowe n'iki? Nagendaga niyoboye. Wagendaga wiyoboye gute? Ubwo rero ntiwagenze neza. Tugomba kugira uyu muzingo tukawitwaza. Haleluya. Tukagenda tuwusoma, twananirwa tukawusoma, twacanganyikirwa tukawusoma, twagera mu mayira abiri tukawusoma, tugasoma ijambo ry'Imana, tugasoma ibyanditswe byera. N'ibyo twasomye bikagenda bizamuka bibirira muri twebwe, bikatubwira ati ariko byanditswe gutya, bimeze gutya na gutya na gutya na gutya, tukamenya uko duhitamo, tukamenya inzira tunyuramo. Ariko abakristo b'iki gihe ikintu batitayeho ni ibyanditswe byera, ni ijambo ry'Imana. Haleluya. Ibi byanditswe byera kuko Pawulo yabivuze ngo bibasha kutumenyesha ubwenge. Ubwo bwenge ngo bukaba ubwo kutuzanira agakiza, ngo gaheshwa no kwizera. Haleluya. Hari abantu bamwe bazi ngo kwizera kwakuyeho ibyanditswe byera, ntibazi ko ahubwo twizera ariko twabanjije kumva. Umuntu kugira ngo yizere arabanza kumva, arabanza akiga, arabanza akabwirwa amakuru ari muri ibi byanditswe byera mbere yuko yizera. Ijambo ry'Imana ryarumwe ngo ese bakwizera bate? Ari ntawe wababwirije. Ntabwo twizera ntawe atubwirije. Ntabwo twizera ibiri mu kirere, ntabwo tubyuka ngo turizeye, ahubwo turabwirizwa, tubwirwa amakuru y'ijuru, tukayabwirwa turutse muri ibi byanditswe byera, turabisoma cyangwa se tukabisomerwa, twarangiza tukabona kwizera. Ntabwo kwizera gushingira mu kirere gusa ngo umuntu abyuke mu gitondo ngo yizeye. Wajya uhora wizeye, ufite kwizera guhindagurika.
ariko hano hari ibyanditswe byera bidahindagurika, byavuzwe n'Imana idashobora guhinduka, itagira n'agacu ko guhinduka. Iyo ufunguye umutima wawe ugasoma ibi byanditswe ufunguye umutima wawe, ikugirira akamaro kandi biguha ubushobozi bwo gutahura ibinyoma. Iyi si yuzuye ibinyoma izababwamo n'abantu, cyangwa se izashoborwa n'abantu bisunze ijambo ry'Imana, abantu bafite amakuru y'ijuru. Isi ifite amakuru menshi y'ibihuha arimo kuyobya abagenzi. Ikintu kizatuma abagenzi batayobagurika nuko bagomba kuba bafite amakuru y'ijuru, nuko bagomba kuba barisunze ibi byanditswe byera bakabigira inshuti. Haleluya! Shaka amakuru, wiza amakuru muri wowe, ugwize ukuri, kuko ijambo ryatubwiye ngo ijambo ry'Imana niko kuri. Haleluya! Ugwize kugira ngo ugwize ukuri ubashe no gutahura ukuri, kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo iby'umwuka ngo bisobanuzwa iki? Bisobanuzwa ibindi by'umwuka. Dusobanuza iby'umwuka ibindi by'umwuka. Haleluya! Nuko ngo ijambo ry'Imana risobanurwa n'irindi jambo ry'Imana. Erega niyo mpamvu abiberoyi batajyaga gushakira ahandi. Abantu barazaga bakababwira, barangiza bakajya hehe? Muri bya bindi bababwiye, bakajya kureba niba bihuye koko, bakagenzuza ijambo ry'Imana irindi jambo ry'Imana, iby'umwuka ibindi by'umwuka. Wowe uzabasha gutahura gute ibyo bakubwiye yuko ari ukuri cyangwa ari ikinyoma udafite iby'umwuka, udafite uyu munzani upima ukuri muri wowe, ariryo jambo ry'Imana, aribyo byanditswe byera. Zirikana aya magambo, ukunda ibyanditswe byera, ukomeze ubikunde, ugwize ijambo ry'Imana muri wowe, ugwize ukuri muri wowe, kuko ijambo ry'Imana ariryo ki? Ariryo kuri. Shalom shalom.